Yesu ashimwe. Dushimye Imana kubw'uyu mwanya yongeye kuduha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pasiteri Karekezi, ndi kumwe n'umushyitsi hano nawe yabibwira. Nitwa Pasiteri Amani Desire. Karibu Pastor. Imana iguha kandi ugubwe neza. Imana rero ishimwe kuko yaduhaye Pasiteri kugira ngo uyu mwanya tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Ugubwe neza rero hano kandi imbaraga z'Imana zibane nawe. Amen. Reka rero dusenga Imana, nitumara gusenga Imana twakire Pastor kugira ngo atuganirize ku ijambo ry'Imana mu mwanya dufite. Turagushimye Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kugira neza kwawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye kuko waturinze kandi ukatwemerera kugira ngo tubaha ngaha kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe kandi dushobore kugeza ubu butumwa bwiza bwawe ku bantu. Nuko rero dufashe kandi dusabye imbaraga z'umwuka wera kubana natwe no kuba ku mukozi wawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Karibu Pastor. Murakoze kunyakira. Ndagira ngo muri iki cyumweru Imana duhaye umugisha tuganira ijambo rivuga ngo imbaraga za nyuma itorero rikeneye. Imbaraga z'Imana itorero rikeneye bwa nyuma. Ndasubira muri uyu mutwe w'ijambo, ni imbaraga z'Imana itorero rikeneye bwa nyuma. Ndagira ngo dusome igitabo cya Yoshua igice cya 14 turasoma ku murongo wa 11. Haragira hati, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherezagaho, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabarangatabaruka na n'ubu niko zikiri. Reka twongereho urwandiko Paul yandikiye ab'Efeso igice cya mbere, urwandiko Paul yandikiye ab'Efeso turaganira ijambo rivuga ngo imbaraga z'Imana itorero rikeneye bwa nyuma. Hari imbaraga z'Imana itorero rikeneye bwa nyuma. Iyo usomye mu b'Efeso igice cya mbere ukareba uyu murongo, ni umurongo mwiza ushaka wa 18 na 19. Ariko reka nge nsome ngo nsome wa 19. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo ziri. Amen. Iyi niyo mirongo dusangira imbaraga z'Imana itorero rikeneye bwa nyuma. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 24 uhasanga ibimenyetso bigaragaza iminsi y'imperuka. Biravuga ngo ico gihe mu minsi y'imperuka ibyaha bizaba byinshi, urukundo ruzakonja. Noneho urukundo ni rukonja, abantu bazangana. Ntabwo Yesu ashobora kugaruka abantu bakiri mu bukonje. Ntabwo Yesu ashobora kugaruka abantu bakiri muri izi ntege nke. Hari imbaraga z'Imana izabanza gusuka mbere yuko Yesu amanuka aje gutwara itorero. Iyo urebye ijambo ry'Imana, Yesu yatashe ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya. Bibiliya iravuga ngo vino ya nyuma yari ikomeye kuruta vino ya mbere. Ni ukuvuga ngo imbaraga za nyuma, hari imbaraga zakoranye n'abahanuzi, ariko imbaraga za nyuma zizaba zikomeye kuruta iza mbere. Hari imbaraga dukeneye. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yoshua. Iri ni ijambo ryavuzwe n'umugabo witwa Kalebu. Yari ari mu bantu 12 bari baragiye gutata Kanani, noneho 10 rigarukana incamugongo, ariko Kalebu ari mu bantu bazanye inkuru zihumuriza abantu. Noneho Imana iri mu ijuru irishima binyuze mu mukozi wayo, iravuga ngo aho wahagaze ureba Imana izahaguha. Iyo misozi Imana izayiguha. Iyo usomye iki gitabo cya Yoshua, byaragiye bimara imyaka 80 hafi n'itanu. Baramwibagira kuko Kalebu bigitangira birasa nkaho atari umuyuda. Birasa nkaho yari umunyamahanga kuko Kalebu mu Giheburayo bisobanura kuko ari imbwa. Noneho bageze mu gihugu cy'i Kanani batangiye gutanga imigabane, bo baramwibagirwa. Noneho aha niho yahagurutse asanga Yoshua, aramubwira ati muvandimwe, ibuka iby'Imana yamvuzeho turi Kadeshi y'i Barineye. Aravuga ngo n'ubu ndacafite imbaraga. Mu itorero haracyari imbaraga. Imana izasuka imbaraga. Hari imbaraga zikenewe. Twasomye mu rwandiko rw'ab'Efeso byavuze ngo Paul yavuze ngo ndabasengera kugira
ngo amaso yanyu ahumuke mumenye ubwinshi bw'imbaraga Imana iha twebwe abizera. Hari imbaraga z'Imana Imana izaha abizera. N'uyu mwanya ni wizera ijambo ry'Imana. Hari imbaraga z'Imana, hari depo, hari stoke y'imbaraga z'Imana, kandi Imana yiteguye kubiha abantu bizera. Nimba Roni ishobora kugira depo y'amashitingi bagaha abantu mu nkambi, ikagira depo y'ibigori abantu bakarya n'amavuta ntibicwe n'inzara, Imana iba mu ijuru Yehova Mana twizera ifite imbaraga, ifite depo ngo iraziha twebwe abizera. Paul avugira ijambo yakoresheje ijambo ry'ikigiriki ryitwa dinamo, dinamis mu kigiriki. Dinamisi, dinamo, moteri ni icyuma giterura ibyuma by'amamodoka, ariko nubwo moteri ikomeye ariko dinamiterura moteri. Nubwo ibumoso bwawe hari imbaraga za Satani, ariko iburyo bwawe hari imbaraga z'Imana. Ni dinamo y'Imana, ni imbaraga ziterura ibiraro. Izi ni imbaraga Paul avuga kuko yabonye aho imbaraga z'Imana zizura abantu. Ni imbaraga zifata igufa ryatandukanye n'irindi rikaribiteranya. Hari imbaraga zifata igufa ryatandukanye umuntu muganga yasezereye, ariko imbaraga z'Imana zigateranya iryo gufa. Amen. Ndacafite imbaraga. Amen. Mumenye ubwinshi bw'imbaraga. Reka mbabwire imbaraga zitanu zivugwa na Bibiliya, hanyuma dusenge dusaba Imana kugira ngo izimanure, kuko ntishobora kuza tukiri muri ubu bukonje. Hari imbaraga ya mbere ivugwa na Bibiliya, ivuga uburyo imbaraga y'Imana yaremye isi. Isi imeze nk'umupira, n'umubumbe, ariko iyo urebye uburyo imbaraga z'Imana ziyifashe, iyo urebye mu bwenge ifashwe n'akantu kameze nk'umugozi ntihirime, ariko mu kigiriki bakavuga ngo ni Legos, kandi Legos bisobanura ngo ni ijambo. Niwe ufashe isi. Hari imbaraga zifashe isi bigatuma itagwa. Imbaraga ya kabiri ivugwa na Bibiliya ni imbaraga yatanze inzira mu nyanja mu gihe cy'Abayuda, mu gihe cy'Abaheburayo, imbere yabo ari inyanja, igitero ca Farawo giturutse inyuma, Imana yakoresheje ruwa, ikoresha impumeko, hamanuka imbaraga z'umuyaga zirahuha, noneho zicinzira. Hari imbaraga z'Imana zicinzira mu nyanja, bimeze nk'inyanja imbere yawe, bimeze nk'imisozi iburyo n'ibumoso, ariko hari imbaraga z'Imana zitanga inzira. Hari n'imbaraga ya gatatu ivugwa na Bibiliya, ni imbaraga yazuye Yesu. Yesu araza, ageze ku musaraba arapfa, hanyuma ku munsi wa gatatu arazuka. Ariko bari bamushize mu mwobo, bashizeho urutare, bafata abasirikare b'Abaroma babaha intwaro, baravuga ngo nibabarinde neza. Ariko turabibona umunsi abagore bazinduka, haje bamwe bavuga ngo haje umushitsi, hamanutse imbaraga zinyeganyeza ibitare, zikubitagura ibituro. Aho Yesu yari aryamye umubiri ureguka, ndetse ngo hariho n'imirambo y'abapfuye bamwizera barimo ba Yobu. Uwo munsi imbaraga zimanuka zikamuzura, zimuvana mu bituro, n'ibyo bituro byose byaramenaguritse, ngo ndetse ngo babonekera abantu benshi. Bibiri yavuze ngo ndacafite imbaraga. Bavandimwe, hari imbaraga z'Imana, dukeneye imbaraga z'Imana. Mumenye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana iha twebwe abizera. Hari indi mbaraga ya kane, ni imbaraga ibana n'abavuga butumwa. Abantu bose bakora umurimo w'Imana batanga umwanya wabo kwivuga butumwa. Ndibuka umunsi Paul agera Filipi, baramukubita bamuhora ijambo ry'Imana. Yari yasengeye umuntu w'umuragu, bashebuje babuze inyungu muri uwo mwana w'umukobwa, baramufata ngo baramukubita na Sira, barangije babashira muri gereza. Ngo bigeze mu gicuku, bibuka yuko iyi mibyimba n'amaraso abatembaho byatewe n'umurimo wa Yesu, ngo bararirimba, bararamya, barahimbaza. Hamanuka imbaraga z'Imana zinyeganyeza gereza urimwo, iminyururu ikuboshe, Imana irayicagagura mu izina rya Yesu. Reka mbabwire imbaraga ya gatanu mbere yuko dusenga. Iyo sinyizi ni imbaraga izazamura itorero. Haleluya. Hari imbaraga izi ntege nke mureba, hari imbaraga z'Imana zizazamura. Paul yaravuze ngo hazumvikana ijwi rya marayika n'impanda n'ijwi ry'umwami. Hanyuma ngo abapfuye bazazuka. Izo mbaraga nizimanuka zizazamura itorero, tuzazamuka batureba. Hari imbaraga zizazura abo twatandukanyijwe, ndabibutse abo twakoranye umurimo w'Imana. Uwo munsi imbaraga zizamanuka bava mu bituro. Paul aravuga ngo abazaba bari bazima ico gihe bazahindurwa, haboneka imbaraga zituzamura, none ngo dusanganire umwami wacu. Hari ijambo rivuga ngo nimumaranisha umubabaro. Bavandimwe, abari bababaye bafite gahinda, nimumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Imana ibaho umugisha ku bwa Yesu. Mureke twongera tujye imbere y'Imana dusenge. Ndagushimye Mana we, uri Imana yera mu Imana, nta mana ihwanye nawe. Turasaba gusuka imbaraga ku buzima bwacu. Turagushimiye uyu mwanya yuko duha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, Imana iguha umugisha kandi ugubwe neza. Imana yikongerera imbaraga nawe kugira ngo dushobore kuba
twaba muri bino bihe byo kwitegura natwe kuzakira. Ndagira ngo rero mbabwire ngo twakire izo mbaraga. Hari imbaraga tubonye zigera muri 5, izo mbaraga nawe uzakire. Imana ishimwe. Kuko Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo kuko nifuza kubonana namwe kugira ngo muhabwe imbaraga z'Imana zibakomeze. Imana ishimwe. Imana irashaka kubonana natwe, tugire ibihe byo kwegera Imana kugira ngo Imana ibonane natwe, iduhe imbaraga zidushoboze guhangana n'iyi minsi y'imperuka. Imana ishimwe cyane. Turabifuziriza rero kwakira izo mbaraga kugira ngo dushobore guhangana n'imbaraga zirimo zirwanya umukristo muri iyi minsi y'imperuka. Imana ishimwe cyane. Iryo jambo riravuga muri Baroma igice cya 11, kuko nifuza kubonana namwe kugira ngo mbahe imbaraga y'umwuka ibakomeze. Hari imbaraga Imana ishaka gutanga muri kino gihe cya none, hari imbaraga Imana ishaka gutanga ku buzima bwacu, hari imbaraga Imana ishaka gutanga mu mibereho yacu kugira ngo dushobore guhangana na bino bihe bya nyuma. Imana itugire neza. Dukeneye imbaraga rero, dukeneye ubutsinzi, kandi izo mbaraga nta handi ziva nuko abantu tuzaba twegereye Imana. Imana ishimwe. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire umwete wo kuza, nimunzi imbere nanjye nzababa hafi, nzabarengera. Imana ishimwe cyane. Mureke rero twegere imbaraga z'Imana, twegere Imana duhabwe imbaraga zayo. Imana ibagirire neza rero, kandi mugubwe neza. Namwe mufate ibihe byo gusenga kugira ngo mwakire kuri izo mbaraga. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.